inshuti zacu z'Abavandimwe TV muraho, murakomeye. Turagarutse nanone n'ibindi byigisho kuri Bavandimwe TV. Rega tuzabagezaho ibintu mwifuza byose, ibintu mukenera byose tuzabagezaho pe. Niyo mpamvu tubabwira ngo mukore comment, mara gukora comment maze ibintu mwifuza byose tubibagezeho. Hari impamvu rero ituma tugenda tuvangavanga bino byigisho no kugira ngo twige vuba vuba dufate vuba vuba, kugira ngo dufate vuba vuba. Tutarajya kure, umuntu tubonye uno munsi akaba aribwo ageze kuri channel yacu, tuguhaye ikaze, urakoze. Ariko mbere ya byose banza ukore subscribe, maze numara gukora subscribe ukurikirana ibiganiro byacu, ukore share kandi una liking kuri izi video zacu. Menye ko tuba turi kumwe n'icyanzu.com mu byigisho byacu byose tuba turi kwiga, tuba turi kumwe n'icyanzu.com. Icyanzu.com rero bakora iki? Icyanzu.com batugezaho phone stand ni ibintu bishobora gufata zino telefone zacu mu gihe turi gufata amavideo, cyangwa se biramubona nk'ibingibi muri kureba. Reka tubicisha hano mu bireba. Ibi muri kureba ibingibi byose mureba, ibi bikoresho mureba, phone stand, ibi byose mureba bya kamera, ibi byose mureba bya microphone, uko bakoresha microphone, ibyo ngibyo nibyo icyanzu.com bino mubonye nibyo icyanzu.com batugezaho. Ibi bikoresho rero bikora iki? Biradufasha mu gihe turi gufata amavideo yacu, nk'abantu bakina amakomedi cyangwa se nk'abantu bakora ibindi bintu bitandukanye, bakina nk'amafilimi, biradufasha. Iyo dufite zino microphone, zino za wireless tuba tuzifite ahangaha, ziradufasha cyane mu gihe uri kure na kure. Hari iz'umugozi zo waba ukoresha, ariko hari n'iza wireless zo gukoresha ugenda kure na kure. Rero abicyanzu.com baboneka kuri 0781613177. Wabavugisha rwose aho uri hose mu Rwanda, ashobora kukuzanira ibikoresho nta kibazo, kandi ku giciro mwumvikanye nta kibazo rwose. Cyangwa se ukajya kuri website yabo ukandikamo icyanzu.com maze ukabonana n'abicyanzu bakakugezaho ibyo wifuza byose. Muri kumwe nanjye Deo MC. Rero ninjye tugiye gukomezanya mu biganiro byacu by'Abavandimwe TV. Uyu munsi ntabwo tugiye kureba mu kubara, ahubwo tugiye kureba ibyo turya byo dukoresha. Ibyo turya dukoresha byitwa ngo iki? Tugiye gutangirira ku kintu dukunda cyane. Ikintu dukunda cyane ni imyumbati. Imyumbati niyo tugiye gutangiriraho. Imyumbati bayita ngo iki mu Rugande? Umugande we avuga ngo muwogo. Iyo myumbati mu rurimi rw'Ikigande. Ibijumba mu rurimi rw'Ikinyarwanda, ibijumba umugande wavuga ngo rumonde, umuganda. Hariho ubumonde bw'ubuzungu, ibirayi. Reka dute n'ibyo tunajyaho. Rumonde, umuganda nibyo bijumba. Noneho ibirayi bo baravuga ngo obumonde, obuzungu. Hariho rumonde n'ubumonde. Obumonde, obuzungu. Iyo bongeye ako kantu bihita bitandukana, kuko kuri rumonde n'ubundi yari gato bivuga akamonde. Noneho rero nuko rero bagenda batandukanya umuganda, umuzungu, nuko babitandukanye. Ibirayi bavuga ngo obumonde, muwogo, rumonde, obumonde. Ibishyimbo umuganda waravuga ngo ebijyanjaro.
niko ibishyimbo mu rurimi rw'Ikigande babyita ngo ibijyanjyaro. Ibigori byo umuganda byita ngo kasori niko umugande we abyita kasori, umunyarwanda akabyita ibigori. Ikindi amasaka umugande waravuga ngo omuwemba niko umugande we avuga. Ayo ni amasaka, umuwemba. Ikindi ni ikitwibagiwe amashaza bo kubera ko bafite ibyo twita twabyita nk'akagari, twabyita nk'iki, bafite icyo bita amashaza bo ni ibindi, ahubwo amashaza bo bayikoresha icyo bita kawo. Iyo bakwise amashaza, iyo uvuze amashaza bo bumva ibindi. Amashaza twabyita se nk'imirenge mu Rwanda, bishobora kuba ari nk'imirenge, bo bayita iki? Amashaza. Ubwo rero iyo uvuze amashaza bo bahita bumva ibindi bintu, ariko bo amashaza bayita kawo niko bayita. Ngira ngo tube tugarukiye aho ngaho, ntabwo turangije ibiganiro, ahubwo ducumbikiye aho ngaho. Tuzatangira pati ya kabiri n'ubundi y'ibyo kurya. Turi kugenda dukora ibintu bifite amapati, tuzongera dukora indi pati ya kabiri n'ubundi y'ibyo kurya, maze twumve ibindi bintu byo dushaka kumenya mu byo turya. Umuntu rero utubonye kano kanya, ndakwinginze ngo ukora subscribe, maze ibi biganiro byacu uko bijya bigeraho na pati 2 y'ibyo kurya n'ubundi nayo izakugereho. Wari kumwe nanjye Deo MC, ariko sinagenda nibagiwe kongera kukubwira ngo icyanzu.com bakugezaho ibintu wifuza mu gukora video, ibintu wifuza mu kurikodinga nk'izi content natwe tuba turi gukora dukoresha microphone nk'izo icyanzu.com itugezaho. Ndakwinginze nawe koresha ibikoresho by'icyanzu.com. icyanzu.com rero iyo ubashaka ubahamagara kuri 0788 61 maze ukavugana nabo kuri WhatsApp bariho, ndetse bafite na website yabo, wakwandika wa3 ukongeraho icyanzu ukongeraho com ni gute? Ni ca na o na ma, ukandika com. Umuzungu w'abavuze, umwongereza bavuze ngo ni com. Nuko nguko nubyandika gutyo uraza kubona website yabo, maze ubone na contact zibafataho. icyanzu.com nibo bantu batugezaho ibintu byiza dukunda cyane mu bikoresho dukoresha. Bari kumwe nanjye Deo MC, bantu mukurikirana ibiganiro byacu, ndabakunda cyane. Mwebwe mutwongera imbaraga. Tubahaye ikaze rero mu biganiro bindi bizakurikiraho. Imana ikomeze kubarinda kandi bahereze umugisha. Mwese abantu mwakanze kuri subscribe, ibongerere aho mwakuye. Imana isubizeho byinshi, kandi abantu mukurikiranye bino biganiro byacu, Imana ikomeze kubamera umugisha. Bye.